nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 16 Mutarama turazirikana Umutagatifu Marseli, ni papa wahowe Imana mu mwaka wa 309. Muri kumwe na Dusenge Gilbert. Naho mu kanya. Nkuko nari mbibabwiye, none tariki 16 Mutarama turazirikana Umutagatifu Marseli, yabatirijwe i Roma, aba ari naho ahererwa ubusaseridoti. Nyuma yatorewe kuyobora kiliziya asimbura Papa Marseli ku ntebe ya Petero. Niwe watangiye by'ukuri gushinga za paruwase na za diocese kugira ngo abakristo bagire abasaseridoti hafi. Ibyo ariko ntibyashimishaga na gato umwami w'abaromani Diocletian warwanyaga kiliziya cyane. Yategetse ko basenya za kiliziya bakanatwika ibitabo bitagatifu. Ntibahwemye na gato gusahura ibintu mu maduka y'abakristo, ndetse bambura n'amapeti abasirikare bakekwagaho kuba ari abakristo. Nuko na Marseli arafatwa, ategekwa gukora imirimo y'agahato mu gihe cy'amezi 9. Ibyo ariko ntibyabujije gukomeza kwandikira abakristo be amabaruwa abashishikariza gukomeza mu bukristo bwabo. Aho arekuriwe yihutiye kugerageza gusana kiliziya zasenywe nubwo bitari byoroshye bwose. Umwami yongeye kubimenya agenda bica. Marseli yongera gufatwa, noneho bamujugunya hagati y'inyamaswa z'inkazi zifungiranye zishwe n'inzara cyane ziba arizo zimwica. Marseli yongera gufatwa, noneho bamujugunya hagati y'inyamaswa z'inkazi zifungiranye aba arizo zimwica. Marseli yapfuye ari ikirangirire kubera ishyaka n'ubutwari yagaragaje mu kurengera ingoma y'Imana. Mutagatifu Marseli udusabire. Mboneho no kwifuriza umunsi mukuru mwebwe mwese mwitwa ba Marseli, umunsi mwiza w'abazina banyu batagatifu. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Naho ubutaha. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert.